Ndi papa SAVA. Ahantu wakunze se? Ntacyatwaye ariko ndana hashobora kuba hadasohokera abantu benshi. Oya nyuma akunda kuko hatuje. Okay, birumvikana. Hano hantu nza ngaruhuka afatira akantu ko kumwumva neza. Biragaragara ko hatuje. Usa neza uyu munsi. Kanyusha twabakira. Madadeli nawe uhari? Madadeli arahari. Waba utubwira isaka twakira. Wowe tumenyeranye n'umushito wacu. Umukobwa ni mwiza. Usa nkaho uri umukobwa birwa n'icyo ari mwiza. Ni ibintu bisanzwe. Umukobwa ashobora kureba mugenzi wawe akabona ko ari mwiza. Umva cyane rwose ni ibintu bisanzwe. Rega natwe dufite amaso abona. Nese reka nkubaze. Abamisi batorwa n'abandi. Ntabwo twese abanyarwanda twese. Kandi ntabwo bivuze ko akanama nkemurampaka kaba karimo abagabo gusa. Wa mugani ibyo uvuga ni ukuri. Cyane rwose. Anyway, uzi ko mbona hano batari gutwitaho kandi nta n'abakiriya benshi nabonye bahari. Hano sinzi ukuntu byagenze. Madede! Madede! Ndaje mbakire yewe. Nise bishatse kuvuga ko njye batumye uyu munsi bataguha serivisi isanzwe nk'abasanzwe babaha. Shuri hano basanzwe bafata abakiriya neza sinzi ukuntu nanjye uyu munsi byagenze nanjye ubwabyo byancanze. Urumva nta hantu na hamwe hari abakiriya benshi ngo tuvuge ko yagize abakiriya benshi. Sinzi impamvu rwose. Okay. Nkundi turagomba Reka dutegereze turebe. Twakire. Andi makuru. Meza bebe. Ari gukumbura. Arusha. Umbwira ikintu mumbwira. Uratagira umuntu uzi ko turi mu kabari. Mu kabari bitwaye iki? Kamusa. Kamwe. Oya. Nawe. Kamwe gusa ariko. SAVA Gratien. Madede. Ndaje mbakire. Nakuse umukobwa bitete. Ariko noneho izuba riraza kudusaza. Urunuka kari kitwaye kari kukitwara imbere y'abakiriya. Cyakoze wagira ngo ikindi twapfuye. Uyu mukobwa yaguciye amazi byataze. Nta kindi kibazo musanzwe mugira. Nta kibazo cyaye. Yanganye. Si Madede. Waje ukatwakira. Hariya wambaye iki? Njye wambaye orange konje. Hari izishyushye? Ntazi konje mufite. Nazwaje zari zishyushye gusa ko wambaye nka nta kibazo uranzaniye hari na. None se ko ngiye utambajije icyo? Se wakwitonda kaza nkamuseriva niba bafite amaboko angahe? Kandi wice mu kitane bingahe? Ngama. Naretse nagiye hehe. Ibintu biri hano ni iki? Kana agasuzuguro ni iki? Kabisha. Ese ubundi sinakubwiye ngo reke twigira ahandi. Shari byihore. Ubu se kuva hano tujya ahandi kugenda naho twasanga abantu bameze gutya kandi hameze nk'uko twabigeza gutya. Se nishyushye cyane. Uryoherwe. Akoze. Hariya ngo ngo urafata iki? Mpereza agakonje. Agake? Ubusa nukuvuga ko utasanzwe uzi ikintu nk'uko umuntu uhora hano kandi urabona iki? Wambwiye icyuma ngiye urabona nshizwe kwirirwa mboroka ibintu by'abakiriya bose baza kunywa ngaha. Ubu se umusaza avuye hano n'umukecuru mfata ibyo banywa, umugore n'umugabo bavuye mfata ibyo banywa, ibikiri biki umva nkubwire ntago ari umukiriya wenyine dutanga dufite abakiriya hano tugomba kwitaho. Ushaka kumbwira icyo ukeneye nkagenda hakikuzanira kwirirwa umbwira ngo kunywa ndakazi ntago nshinzwe kuboroka ibyo mu Nihera ko kikonje niyo navuga. Kare kose. Uyu mukobwa yakubye na zera arakabye. Shari byihore. Banumiwe nanjye nta kuntu nose wakora iki. Igaba abana nkwiye wenda abana sinze basiri imbere mu kabari. Iyo bagiye gupfundura inzoga babasomya babahereza. Nusi kicire wakimwe urantuye hano turi mu bukwe. Yimwe cyangwa ireke. Niba utayimumbwira nisubize. Wamaye ko kantu yase. Niyo ngihari. Nase muvandi wadufashije basi niba nta nibe yageze utubwire nyine ubituje sibyo.
nayo ni fanta mufite iki kintu iki kibindi basi nshaka indi fanta atari ko ngani mumbire Okay. mushaka iki Okay, duha ikirahure nta kibazo. nta birahure bihari byashize Dushaka None ndamwishe iki? umuheha iki nta ufite Imiheha yaciye. Okay, turebere n'igikombe icyo ari cyo cyose basi sibyo. umva niba utayinwiye umva se nkubwire basi nshakira ikirahure kwanza nta kirahure gihari ko nabikubwiye ibi ni ibiki none se ndamwishe iki itware none umpa gatoya nta ntoya zihari niyo ngisigaye gusa masitro ntoya nta ihari akusima de dufite iki kibazo Okay, reka mwereke mushiti wacu tworohereze nimba nta bihari byogeje wanacyunyuguza nta kibazo Nzavuga ko bihari byogeje na cyane mugira ikirahure kimwe cyangwa uzana igikombe aho nukuntu kinyonga nka za mashini za kera ako umukobwa mushaka kuba mfite ikintu nta kintu ko yaguciye amazi ku rwego aka ni agasuzuguro no se n'iki napfa n'umuseriveri ngiye ko ndi umukiriya nta kintu sheri Okay, byarangiye reka nyine twihangane ibyo turi kubona merci nakoze hanyuma umva garuka gatoya ndashaka aryikira dukorera amafiriti abiri na burushete enye nta kibazo nimba arizo zirimo arizo mudukorera nta zindi burushete zari n'umubiri gusa ushaka brushette cyangwa n'ikindi kintu ushaka navuze burushete nakubwiye ko ari iz'umubiri gusa nta zingaro zihari se ko Nta zihari. arizo akunda Okay, it's okay, genda tuzanire izihari nta kibazo mugire vuba kandi turihuta irengagiza ibyabaye yes ubuzima bwacu amara gakonje kari kumanuka neza mu muhogo ni sawa kanongere nisome n'umushinga Okay. urumva kari kunduhura kangeze ku mutima kameze nkawe neza neza What? kameze nkawe shuri Ntabwo binshimishije. ibiki bitagushimishije kunywa fanta Ibintu gusa. ibiki Reba njyewe umfasha ukangereranya no kukuri kumwe. oya nawe umugeranye na koka ndavuga ko kangeze ku mutima kakanezeza umutima nk'ukuntu ndubura umutima reka bandubura umutima akunda siko ari umugabo wahiriwe ku isi ko bangufite nukuri kuva nakumenya nibwo nishimiye ubwo numvishe nezerewe usa nk'ukwezi ko kwijuru ndakunda chérie bizo Merci. nukuri ndagukunda njye rero birenze wowe nkurota ku manywa iyo ngenda mu muhanda mba ndeba wowe hari igihe mba nenda gukora accident kubera nkureba wowe ni ukuri nimba mbeshye mpinduka ibizete by'inkoko nimba bibaho mpinduke n'ibitabazi byayo ni ukuri kuseka se mubwire mbabarira nshaka kukubaza agakiza nyine agake mbwira nyine we guseka nose uri kwiseka ngo nibyo uri guseka nyine guseka nyine mbaza nta kibazo umbwira ariko ntukagira isoni byo guseka ubujiji bwanjye ahari nyine ubuhese nimba atari ubujiji bwanjye cyangwa akaba atari ukwibeshya ntabwo aho uri gutuma nanjye nseka mbwira nta kibazo nimba atari ubujiji bwanjye ntabwo bajya bavuga ko ibitabazi ari ibitubura umuryango bajya baka ibitubura umuryango cyangwa nyine ubuzutu hoya byo ni ukubeshya ubuzutu bw'amatungo oya ibitabazi njye numva ari n'inkurura none se ushatse kuvuga ko ari urura hanyuma se ibizete baba ari byo bita ibizete ahubwo byaba ari bwo buzutu nukuri ibizete nibwo buzutu nibwo nabaho bw'imuka nukuri ako sawa uri kuvuga ibintu by'inyama wumva ndashonje nimba nyama za hano zagiye ibitabazi ni nko twabyita gutera ni nka rumwe
mu nyama zo mu nda zigize ahubwo ubuzutu nibwo bugize abantu buzutu aho turye uranyihanganira umuntu bakoreye ku mwende yatinze mbura ntayireka ngihore bitanyizana nta kibazo urakoze shaka mukobwa yakira abakiriya neza umwana ke wawe ndi waje ubuza mbanza mubwira ikintu tugiye gukora ubu yayifate nta kibazo ndashaka ko tugiye gusangira nka kwa kundi kw'abageni ariko none unamike nanjye mutamike sheri nayo ngakati uzaba romantique ahantu hose mu rugo mu muhanda naye none se urukundo rwanjye nduhendese reka ngomba kugukunda niwe rukundo rwanjye niwe urwo mfite rwose nsigaranye nyiri ku isi ni urwawe nta wundi narusigarije ndagukunda merci beaucoup ngabo nawe twese sheri bari bini bice Selfie. Ibiri bigenze gute izi nyamba ziri urusenda bini bice mudukoreye reka nze mpamagare mucuma zini nyama n'urusenda n'ibiki ngaho hamagara reka mpamagare mucuma mutwihanganire muhamagara ze hano igiye gukemuka mubwira ze hano yes we naguhiye uranyokeje aba bana ese n'ijuru we wageze mu hano we mucoma uri muzima mu mutwe urarwaye cyangwa ufite ikibazo ibi ni biki muri guha abantu ibi binyama byanyu uru ni urusenda ruvanze n'ibitindi gasani n'ibiki Musensi yo komande mwatse bande baguye komande ubwo nari nzi ko ari ikibazo mfite twe twaguye komande ibintu bimeze gutya oya hano mushyizemo n'ubu ibi ni ibiki muri guha niyo abantu komande twahaye uriya mukobwa wawe niyo mwatse nge niyo komande muri bamba gutega inkware muri gukora ibiki uko mwakwica abantu hamagara uriya mukobwa kana agasuzuma aze hano nawe akubwire ko iyi komande ariyo yatanze ibi ni ibiki kweli nge nkora ariko ibyo abakiriya bashaka oya habaye iki ibi ni ibiki habaye iki akira mu byo abakozi bamukora mucoma ibi ni biki nge niyo komande ariko bampaye ahubwo ubwo nari nzi ko wenda afite nk'ikibazo wenda bashaka nko kwivura okay madede iyi si yo komande wampaye ntiwambwiye inyamenye shyiraho umunyu w'igisoryo n'urusenda rwica inkware none se si imibiri ne banyatse iriho umunyu w'igisoryo n'urusenda rwica inkware okay vuba bande bakwase nese nuko twakubwira urusenda rwinshi koko nese ngewe reka nkubwire bose ubwonko bw'icyo kinyarwanda ahangaha ko nta wundi mukiriya tugira ugikoresha uretse rugaba ubwo ibyo bintu nabangiye icyo uri kuvuga we ni igishinwa kuva ngera ibyo kwaka urusenda rumeze gutyo njyewe rugabo oya ahubwo nimusanga bitariho mumenye ko naza akazi bamuze niba uri na boss wahangaha uyu mukobwa yatweretse ibimenyetso kuva kare yadusuzuguye kuva kare ntabwo byantungura kuba duhurira bimeze mbabwire iyo komande nimwe mwayatse nimwige cyangwa niba mutarya mwishyure mugende mujye gushaka kandi kabari mujya kuriramo wenda aho muragenda muzamura umutwe muri bo basatura ibyo urumva ukuntu umukiriya abakozi babwira abantu aragera guha abantu ibintu batamutumye ukagera agasuzugura nasi ubundi ruga kuki utariye utuzingaro ko ari twakunda si bambwiye se ko nazihari kubizi ingenya ry'umubiri zingaro mwatunganywaga mu kanya zashize zishira sabwo hari n'umuntu arakora n'izicyuzuye yatubwiye ko zashize ariko zihari pe yatubwiye ko nta zingaro zirimo ibi bintu muri gufinda hano ni ibiki bose ibyo bibaze madede niyo wafashe komande yabo njye nayimutangiye kubera ko yarambwiye ngo ntabwo ariho gatoya niko byagenze urumva ko mucoma ngenda kereka wenda musanze itahiye zingaro bakubwiye ko nazihari yewe namuwaje ngo yamaye zingamo ngo nta zingaro zihari ngo turye imibiri aha nta kintu cyabuze ariko uko bizi sinsanzwe nza hano se si ujya usanga inyakiye reba n'ibifanta yamaye ngo ntabwo ubwo wasanga nazo nta fanta ntoya mufite ntoya niko yavuze se tumaze gupakurura none urabona hano bantuye ku buryo nk'uru rubindi fofo nta fanta ntoya za koka zihari koka zirahari njye nagize ngo rero ko si ibintu biki kandi rebekera ariko ibintu muri gufinda hano ni ibiki
ibintu mufinda hano ni ibicyo wowe ni umukobwa bose ni kuri byose ni madederi njye ntabwo bamaze nawe madederi ni ibiki muri uru rusenda twaruze ikibazo ni iki neza mufite icyaha kibazo suko batagusubiza ese ko madederi nyine hajemo akantu ko kugira gute nyine ko gufuha kubera ko nyine ubundi yari azi ko nyine uriya mukiriya mugabane yashiriwe none akaba yazanye wo kumuharika kumuharika agahita nyine we afuha akavuga ngo basaginga nabi kumuharika ntibikibaho mu mategeko ni ukumushoreka kuko uharika iyo byemewe kera bikemewe bavuga guharika ngo ni ugushoreka ibi byose ni ugufuha mugaha abantu urusenda rungana gutya njye narengana njye bambwiye ibyo shyira akaza akanarigata akavuga ngo biracyari bike anabishyiriraho ubu bagufuhiye hanyuma se habaho gufuha gute ugiye ko ndi hano ndi umukiriya ngewe hano ndi mu nzu ye njye namusura uyu yaba niyo yaba atari umushera akaba ari umugabo wawe mwarasezeranye azanye n'undi wakwica akazi ngo nuko ngo urimo urafuha iyi ni kampani yawe asa n'uwasheri wawe rugaba muri ntabwo nishimiye ntabwo nzagaruka hano buretse nyamura ikibazo neza ushaka kutagaruka ariko kutagaruka ntabwo ari ugukemura ikibazo genda wandike urupapuro rusaba imbabazi rugabanuye umukiriya bazanye ushyireho n'amafaranga y'ibi byose ubonye usaba imbabazi ngewe uzisabe n'abandi wabeshye ku nyungu zawe mwazimuhaye akanazirya nawe birumvikana kandi urwo rupapuro ndarwemera ruko rugaba agusinye urashaka kuburana uraburana hano niba uburana witutaha ngo arumusinyira rugaba natagusinyira ndavuze ngo nibeshe mbona wagusinya none njye nawe birangirira aho ngaho usinye iki